turimo turakomeza n'iyi gahunda ku bijyanye no gukorera abandi. Tumaze kuvuga hejuru y'ubusobanuro, ndetse turaza kureba umuntu ufite umutima wo gukorera abandi uburyo abateye. Mureke tuvuge ibintu bigera muri 4 ku muntu ufite umutima wo gukorera abandi. Abateye gute, abameze gute, yitwara gute? Icyambere, umuntu ufite umutima wo gukorera abandi ntago yumva afite agaciro kuruta abandi. Oya, iyo abantu batewe n'uyu mwuka wo kumva ko afite agaciro kuruta abandi, ntago ushobora kugira icyo umara mu gihe cyawe, kubera ko icyambere umaze gushiraho itandukana hagati yawe y'uwo muntu, kubera ko hari ibyo ufite adafite, hari ibyo utunze adafite, hari ku isi wowe gufata, hari ku isi yo imufata. Icyo gihe uba umaze gushiraho itandukaniro hagati yawe nawe. Ariko nubwo ibyo byose bihari kandi nuko isi imeze, ariko iyo ufite umutima wo gukorera abandi, ufite bya bintu byose navuze, icyo gihe kuko wumva ko nta gaciro umuruta, nubwo isi kwereka yuko ufite agaciro umuruta, kuko isi yobowe n'ikinyoma. Hari byinshi bihari mu isi bihari ariko atari ukuri, ariko ko bimaze imyaka myinshi cyane byamaze guhinduka ukuri mu mitima y'abantu. Kuko iyo ikinyoma kivuzwe cyane gihinduka ukuri, n'ukuri yo gucecetswe igihe kirekire guhinduka ikinyoma. Rero ni igihe cy'uko tugaruka nk'abana b'Imana, nk'abana b'umucyo, twuzuye ukuri, tugomba kuvuga ukuri kugira ngo ukuri kubashe gutsinda ikinyoma kimaze igihe kirekire kiyoboye isi. Rero umuntu ufite umutima wo gukorera abandi, ibintu kimuranga cyambere, ntago yumva afite agaciro kuruta abandi, ahubwo yabitegereje yumva afite agaciro nabo. Nubwo isi yamaze kubereka ko nta gaciro bafite, nubwo isi yabataye, twari twaratawe, twari twaramaze kugwa kure y'Imana, ariko Imana yakomeje gutera mu mugambi wayo, komeza kubona ko dufite agaciro kugezaho kugira ngo iducungure agaciro twari dufite. Byabaye ngombwa yuko Imana ishobora kuducungura, itushira kuri standard ya Kristo kugira ngo ishobore kuducungura. Ibyo bintu bikoreka agaciro dufite mu maso y'Imana. Ibikoko byashoboye kuducungura. Amaraso y'intama yatambwe kuva muri Eden, umunsi wa mbere Imana itamba igitambo, ikamera amaraso ya mbere, ikakuramo uruhu, ikambika umwana w'umuntu. Kuva icyo gihe kugeza igihe Yesu Kristo yazi, ibitanga byose byatwambaye byashoboye gukuraho ibyaha by'umuntu, byaratwikiraga gusa igihe gitoya. Ariko Kristo aje, kubera ko yari kuri standard ingana n'agaciro dufite mu maso y'Imana, byashoboye kuducungura, bidukura kuba kure y'Imana, kitugarurira hafi y'Imana. Igitambo kizima cyatambwe rimwe rizima, ariwe Kristo, abe igitambo, aba n'umutambyi w'iteka ryose. Ibyo byose Imana yabikoze kuko dufite agaciro mu maso hayo, bwoko bw'Imana. Iyo umuntu afite umutima wo gukorera abandi, iyo urebye abantu ubabona bafite agaciro, ubabona bafite agaciro. Nubwo isi yamaze kubate ibakandagira, ibangiza, ibapimira ko byo batunze, ko byo bafite, bapimira ku ruhu, ibapimira aho bakomoka n'ururimi bavuga, ibapimira ku mateka yaho banyuze naho baciye, wowe komeza kubona bafite agaciro mu maso y'Imana, komeza kubona bafite agaciro imbere yaho. Nubwo isi kwereka ati ufite ibyo ufite, bona byo bafite, ufite uko wavutse, ufite wakuriye, bona byo bafite, niyo mpamvu nta gaciro bafite, ugomba kutabitaho, ugomba kutabareba. Oya, iyo ufite umutima wo gukorera abandi, icyo gihe ubaha agaciro, nubwo nabo nta gaciro biha, kuko bakiriye ikinyoma cy'amateka n'ubuzima baciyemo. Cyo ni cyambere.